barahirwa abapfa bapfira mu mwami, baruhuka imiruho n'imihate by'isi, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibaherekeje. Aho bageze niho heza, twese dusiganirwa, kandi ni no umwami wacu aganjije Yesu. Ubugingo twarabugabanye, aho bageze niho heza, twese dusiganirwa, kandi ni no umwami wacu aganjije Yesu. Ubugingo. Haleluya. 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 Yesu ashimwe cyane. Mu by'ukuri reka twihute dusome ijambo ry'Imana. Dusome Batesalonike ba mbere igice cyaho cya 4 n'umurongo wa 12. Bamusomye myiza ujye dusomera Ikinyarwanda cyiza, aradufasha. Abatesalonike ba mbere igice cya 4 umurongo wa 14 n'uwa 18. Reka twisomere ikibazo. Igice cya 4 murongo wa 13 haravuga ngo, ariko bene data ndushaka ko mutamenya iby'abasinziriye, mutababara nk'abandi badafite ibyiringiro. Aya ni amagambo akomeye Pawulo yandikiye Abatesalonike, arababwira ngo ariko bene data ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye, mutaba nk'abandi badafite ibyiringiro. Ni amagambo tugiye kuganiraho mwumvise, ariko shako twongera kuyasubiramo kugira ngo Abanyarwanda bavuze ngo aryoha iyo asubiwemo. Amen. Ngo ndagira ngo mbabwire iby'abasinziriye, ngo kandi ngo kugira ngo mutaba nk'aba bandi bo batagira ibyiringiro iyo hari ubavuyemo, ngo ahubwo tumaranishanye imibabaro, kubwira amagambo yuko umunsi umwe azongera akazu, umunsi umwe tuzongera tugahura, yuko ari umuzuko, twese tuzongera tukabonana. Bavandimwe rero, muryango, papa mama wa Museveni, bavandimwe bavukana Museveni, umuryango mugari wa Museveni, inshuti n'abandi bavandimwe, turagira ngo tubahumurize imitima. Agiye neza, aherekejwe neza. Giye kuvuga ngo iyaba ugiye agaherekezwa gutya nta kibazo gihari, siko bimezera. Turamuherekeje, aragiye, wibuke yuko n'abandi batabona umwanya wo guherekezwa. Agiye neza, uramuherekeje neza, muhumure, mukomeye, hari umunsi umwe zongera tukamubona. Bavandimwe, inshuti, mukomere, kandi Imana ikomeze ibahumurize. Bwana asifiwe. Turi mu bihe bitoroshe, ariko twamenye Imana kandi cyadutandukanya n'ubwiza bw'Imana, kuko dufite ibyiringiro yuko tuzabona inosa. Twari twaramwise
kwari. Reka dukomeze rero twumve umwirondoro wa Museveni Innocent. Reka duhamagare Eric tambuke hano imbere atubwire umwirondoro we. Ukomeze kwihangana. Umwirondoro wa nyakwigendera, amazina ye yombi yitwaga Museveni Innocent. Itariki y'amavuko tariki 28 z'ukwezi kwa 9 1992. Ise umubyara Ruzindana Obed, mama w'umubyara Nyiramahoro Angelique. Aho yavukiye ni muri Kongo. Igihe yabatirijwe ni tariki 25 z'ukwezi kwa 10 2014 muri Restoration Church Kimisagara. Amashuri yize 2000 kugeza mu 2005 yize École primaire Kimisagara. 2006 kugeza 2008 tronc commun groupe scolaire Remera Rukomo. 2009 kugeza 2011 APAPEC Nyarubuye. Diplôme maths physique géographie. 2012 kugeza 2016 yize muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda ishami ry'ubwubatsi Building and Construction Technology, aho yakoze 2016 kugeza 2017 yakoze muri RTDA. 2018 kugeza 2022 ariho yarakora kugeza kuri uyu munsi aho atabarukiye ni Covicon Construction. Yakoragamo ari Assistant Project Coordinator. Imana ikomeze muhuru kudashira. Turasaba ko sekuru Amosi yaza akabari utubanziriza. Karibu. Mbere byose turavuze ngo Yesu ashimwe. Kubiba kose niko umwanditsi yavuze ngo mu bibaho byose twe dushima Imana. Tuvuga amagambo marembare ariko turavuga nyine uyu mwanya uhari. Jewe nije sekuru w'uyu mwana, kandi uyu mwana ntiduherukana vuba kuko namwe mubibona baje ino kera tugumiriya turatinda nageraga harimo rimwe nkamubona bukeya yabonekaga bukeya kuko yabaga ku ishuri. Ariko bihaye bitangaza habe nabase nabanyina naba bose twabonanye bitinze, ariko Imana ibona ngo turaja kubonana uyu mwanya. Ubushake bw'Imana niko buja bugira, uko Imana ikoze niko abantu baja bemera. Ibi bintu icyo ngiye kubanza kuvuga cyangwa kubabwira, natekereje kwihanganisha abantu bose. Bihangane, ababana mwihangane, kandi mwese mwihangane, kandi kumuhaye mubona kubyukuri mpaye mabwira narabyakiriye ngo mare nama nkomera, nama mpita nkomera ubwo niko nzanamera sikuru uyu wenyine. Twakiriye abantu benshi mwacu bapfuye benshi kandi bazapfa ari ibirenga nyine. Ni abantu bose baye bapfuye nyine, ni abantu bageze, ni abantu birenga. Reka tubapfushe gari birenga niho abantu bari bageze. Ariko muri byose uko aho biri kose, kujya Paul yavuze nguko noba ndi kose naho ndoba ndi hose, uko bimeze kose nuko basa kose turabyakira turakobera. Rero kabambuze ngo uko biri kose Imana yo mujuri himbazwe ko nabonye umwanya nkagera hano kabanje gusezera uyu mwana. Kabambuze ngo muri aya masaha Imana yakunze ko uyu mwana Museveni azogenda arahageze. Ibyo tuvuga ngo yaba yaragize gutya, kandi tuvuga ko twavuga ngo iyo tujya kugira nuko ngo abagize kundi kuntu. Ariko Imana ntiza
ntiza yitiranya niko umuririmbyi yaravuze ngo ntihutiraho kandi ngo ntizikereza ngo ikora ku mwanya wayo igasubiza hageze. Imana ishimwe. Ubwo ari uko bibaye turabyakiriye uko Imana yabiduhaye, turabyakiriye uko Imana yabiduhaye. Niko na Yobu yabwiye umugore we gusa noneho uzozugira ngo tuzatuma kwakira gusa utuntu tumeze neza. Yaravuze ngo mu byago twakire, mu bibazo twakire, kandi uko pimbaza Imana yo mu ijuru yambaye kubyakira ngakomera. Bwana siviwe. Ndabwira n'abana bose ngo bakomere bose, famiye yose komere ukwingana, yihangane, tuzamusanga nejo sinakera ni vuba akanya gato tuzamusanga. Reka twumve muzehe Sebambe nawe atubwire biri ku mutima we. Ndumva amagambo menshi nge numva afite yo kuvuga. Icyo navuga kimwe kuri Museveni, ijambo rya mbere mbanje kwihanganisha ababyeyi biwe. Ni ababyeyi be bamubyara, ariko ntibari babana nawe. Njyewe nabanaga nawe kuko bo aho baba si hano, igihe babanye nawe n'imyaka bamaze ahandi ni myinshi. Nari sekuru nkaba na se, ari mu rugo niho yabaga, kandi n'abandi byenda bo ku ruhande batari babizi cyane, bari bazi ko ari njye umubyeyi, bari bazi yuko ari umwana w'uwundi. Ariko mu gihe Imana ariko yabonye, nta kundi twagira, tugomba kwishima, kuko tugomba kwishima mu byiza no mu bibi. Kandi tutayishimye kandi twababara, twakwiganyira, tutayishimye, nanone ntibyayibuza kuba Imana. Mu by'ukuri hari ikintu abantu baza bavuga, abantu bakabwira ngo nimukomere, nimumwihangane, mugire gute. Ubundi gukomera no kwihangana byose kubigira nuko utaba ufite ikindi wakora. Iyo udafite ikindi wakora, ukundi wagira, ubwo urihangana ugaceceka ugatuza, nta bundi. Gusa ikintu kiza kigaruka ahantu umuntu biba gutya nk'umwana w'umusore ungana gutya, hakaba nubwo babivuze abantu twese nuko bimeze, turapfusha n'ibindi, ariko hakaba nk'abantu bagira, niko navuga, bagira nk'ikigero cyabo bapfiramo, kuko iki kigero gikunze kubaho cyane mu muryango wacu, muri iki kigero. Ariko ubwo ni Imana iba yashatse, niko ibyo yakunze, ahasigaye no kwihangana. Museveni ni umwana, ariko ari inama yahezaga abantu bakuru. Mu by'ukuri naje gutekereza, ndavuga ngo ese kuki avuga igihe cyo byo turabizi, ni nka sinyare yaduhaye zapfa. Ariko nja gutekereza ikintu kimwe, ndavuga ngo ese kuki duhaye n'itariki n'umunsi, kugira ngo n'ibyo wateganya gukora ubikore mu gihe gitoya, kuko ufite ahantu ugiye kujya. Mbikuye ku kintu kivuga ngo Museveni yansanze kwa Nyagatare, niho yansanze, turabana
ishuri njyewe ariyo nibera, agira hamwe aragenda, arangije ishuri aragenda. Ejo bundi duherutse kuvugana, yarambwiye ati anko, uzi ukuri inshuti yanjye kandi hari byinshi uzi ukora. Arampamagara arambwira guheza umushinga ubutekerezeho. Ndamubwira ngo se arambwira ngo ndimo ndarambagiza, ndetse bonye n'umukunzi cyangwa se terme na ndamubwira ngo uwo mushinga ndawemeye. Arambwira ngo na papa wiwe n'abandi sindababwira, ariko ukuntu tubana ndashaka kugezaho. Ndangije numva ari nk'ibintu bya blague ateye, ndamubwira ati nzanira uwo muntu murebe. Arangize anyohereza amafoto, ndetse arambwira ngo nimba ugira ngo none ni ifoto nagiye ndafotora cyangwa ndazana, reka ngweze na z'uwo muntu muvugana. Hanyuma ndamuvugisha arabinyemerera. Ico nari mbikuyeyo kuvuga ngo Imana iza kuduheza ikaduheza n'umunsi, ndabikora vuba, ikaduha n'umunsi, byanze bikunze yari kubikora mbere, yari kubikora, ariko Imana nayo ntawayirusha, ifite ubwenge bidahuye natwe, niko yabigenge. Tugomba no kubishima kuko wenda ari impamvu yaduhisha umunsi, Imana niyo ibizi. Rero twese turunga mu ijambo rimwe ryo kuvuga ngo twihangane, kuko twese niyo nzira, ni naco nje gikunda kunkomeza. Nza mvuga ngo twese uko turi hano muri sare, ni iminsi itandukanye, ni igihe gitandukanye, ariko twese tuzagenda. Rero iyo ubigaruye gutyo ukabigarura mu bwonko, uzabona ngo byanze bikunze twese tuzagenda, tuzasanga abacu babuze. Tatinze mu magambo nkuko babivuze, reka dukomeze twihangane twese, abari inshuti na Museveni, twese twihangane kandi dukomera. Murakoze. Mbere ya byose baje gushimira inshuti n'abavandimwe, umuryango, ashimira itorero ryazo kuduha ndetse n'umushumba mukuru, kandi bamugisha utagabanyije. Uyu twaje guherekeza murumuna wanjye, abantu batwitiranyaga, yari nk'impanga, ariko kandi mu bundi buryo akaba naramubaga. Yanyigishije ibintu byinshi mu buzima bwanjye, mu buzima busanzwe. Petit frère yari umunyabwenge, mu mibanire n'abandi yari sociable, kuko yandushaka kuganira n'abantu bagahuza vuba cyane kandi bakisanzuranaho. Ikindi mu myigire yo mu buzima busanzwe bw'ishuri, yari umuhanga, ahantu hose yize yahize neza, atsinda cyane. Ndibuka niwe muntu wanyigishije imibare, kuko n'ubundi yayishojemo muri secondaire, arayinyigisha ndayumva. Imana imuhe kuri icyo ngicyo nacyo. Petit frère, ku bantu batamuzi, yari afite imbuto ziza za gikristo.
ndi umuhamya, umutima wanjye ni umuhamya wo kubihamya, ndetse n'inshuti ziwe zirabizi. Ku bijyanye n'ijambo rimwe yigeze kumbwira, arambwira ngo ntuzakunda amafaranga, ibyo ni ububwa. Yarambwiye ngo kwigira bituma undi muntu apfa nabi, utagira ikintu umumariye, ntabwo ari byiza. Imana imumugisha kuri ibyo ngibyo. Mu buzima bwiwe busanzwe, Museveni yari inshuti yanjye y'ibanga. Ntabwo Museveni ajya yigaragaza cyane, ibintu byose abitwaza gakeya, ariko ahari. Imana imumugisha kuri ibyo ngibyo. Museveni yambereye umuvandimwe mwiza. Iyo numvaga ko ahari, nta kibazo nagiraga ngo mpangayike cyane. Nubwo rimwe na rimwe ahari ibyo, kubera ko yari afite umutima woroshye, ntabwo yakundaga kukuba hafi iyo adafite ikintu agufasha. Yaragendaga, yakumvise, akashakisha uburyo bwose. Yari responsable, très responsable. Imana imumugisha kuri ibyo ngibyo. Akaguhamagara igihe yabaga yabonye ubushobozi bwo gukemura ikibazo wamubwiye, atitaye ngo cyanarangiye cyangwa se kiracyahari, kubera ko cyamutushijeho. Imana imumugisha. Ntabwo nareka, kubera ko nawe uzihumure. Ubwo Museveni numvaga ko atagifite umubiri, ntabwo icyankomeje ari ibindi bintu ibyo ari byo byose. Nakomejwe n'ubuzima bwo mu mwuka. Museveni ni umukristo wo mu mutima. Mumbabarire mpamagare umubyeyi uri hano witwa Mugiraneza Aline, niba ari hano hafi atambuke hano imbere aze hano. Iyo tutagira ubundi buzima mu kwizera Imana twemeye, ntabwo tuba dufite ubuzima natwe ubwo ari bwo bwose kuri iyi si. Ndashima Imana, aya magambo numva ashaka kuyabwira Museveni, ndabizi ko anyumva. Ubwo twasengaga Imana yatubereye umuhamya yuko uyikunda, ariko umwanzi akakuriganya uburyo washaka kuyikorera. Umubyeyi ni umuhamya, nicyo namuzaniye, arabizi. Ashima Imana yuko yampaye ubwo buntu tukaganira, ukambwira ko ari byo. Iyo Mana niyo yaje kuduha imbaraga. Ubwo wagendaga narazibuze, ariko yadusanze tubwira ko abantu barenganya, ariko yo itagirenganya. Satani yarakuturiganyije dusiga kare, ariko ntago yakuriganyije Imana. Niyo mpamvu dukomeye, tuzi uruhuke neza mu mahoro. Muvandimwe, naragukundaga, ariko nzi neza ko aho ugiye ariho heza. Imana yasigaye kunyereka uri kuririmba indirimbo iyo mu gitabo yitwa ngo uri umukristo. Waravuze ngo naho waterwa mu rugamba ukagwa ku rugamba, naho waterwa ukagwa ku rugamba, ngo ariko ngo ufite umugaba, uwo ni umwami Yesu, ngo nimuba hamwe ngo uzahora unesha. Byino mu isi warabihinyuye, wifuje ibyo mu ijuru.
muvandimwe natwe Imana izaduha imbaraga tuzagusanga ruhuke mu mahoro murakoze. reka twumve Chantal yihangane ni mushiki we. mbanje gushima Imana yandenze umunsi mbona Museveni mu mazi. Ntekereza ko Imana yandenze uriya munsi nta kintu nzigera mba na rimwe. Mu bavandimwe bose bavukana na Museveni njye wagize amahirwe yo kubana nawe akuze kandi tubana mu buryo busaba ko twegerana. Museveni sinshobora kubona uburyo nshobora gutondekanya kimwe ku kindi ngo muvuge kubera ukuntu yankundaga kurusha uko nikunda, kugeza ubwo n'abantu bamwe twagiye tubana muri ghetto barambwiraga ngo ariko ruriya rukundo Museveni agukunda rumeze gute. Ntabwo naba ari inshuro bwiraga tuvuganye ku munsi, niyo yaburaga kuri telefone no mu rugo barambazaga ngo ari hehe n'inshuti ze n'abandi bose bakorana. Ndashimira Imana yampaye amahirwe yo kuba hafi ya Museveni. Ukuntu twabanye ntekereza ko ariyo mpamvu nabonye ibintu bikomeye. Iyo ntaza kubibona ntabwo nari kuzapfa mbyemeye. Museveni yaransezeye sinabimenya. N'ubu mukino twakinnye bwa nyuma ndawibuka. Twicaraga muri ghetto tugasa nkaho turi abantu benshi kandi turi babiri. Anozamo ikintu cyo kwikuramo ibintu byinshi mu mutwe. Ntabwo yakundaga stress mu buzima bwe, ku buryo hari rimwe igihe cyinshi atari mu kazi kubera ko aricyo kintu cya mbere nabonye mu buzima bwiwe yakoraga ukaba wamukoraho ntiyumve. Ari kuri mashini kenshi yakundaga kwita kuri telefone akayishyira ku ruhande agakora akazi ke. Yigeze kumbwira ngo ikintu gishobora kumubabaza nuko hari ibintu bimwe bashobora kumwaka ku kazi akagombye kuba yatanze mbere. Aragenda yashakaga gusezera, yari asigaye akunda kugira utuntu twinshi twatangira kuganira akambwira ngo se ngo harya ngo uzi ko tudasa, akazajya anyereka ahantu dusa akambwira ngo ukuntu ngo abana bo mu rugo twese dusa. Icyo gihe naramuhakaniye, arambwira ngo oya turasa. Ndamubwira ngo uyu muntu musa ni grand frère mukuru. Arambwira ngo oya ngo bose turasa ngo kubona Bernard ngo hari igihe bajya bamubwira gahunda ze ngo bagize ngo niwe. Ngo ntabwo nsa na Emile gusa na papa ngo ahubwo ngo twese turasa. Nabyibutse nyuma ko yansezeraga ambwira ko nubwo uko abantu batekereza ko agiye ari mutoya ariko twe duhari, ntabwo Museveni azapfa tugihari. Igihe cyose nzaba ngihumeka Museveni ntabwo azigera apfa, arahari. Ari mu bantu batigeze bagira ikibazo, agize n'amahirwe apfuye atabonye ukuntu kubura umuvandimwe bibabaza. Ntekereza ko atari kubyihanganira kubera ukuntu yari ateye. Museveni yashoboraga kuguha amafaranga afite akahita yandikira umuntu ngo nguriza tike, kandi yari afite amafaranga menshi. Ndashimira Museveni, icyo kintu Imana ikimuhere umugisha. Ikindi kintu cya kabiri nshimira Museveni
Museveni yari umuntu ugira umutima woroshye cyane, ageze imbere y'Imana ukagira ngo avuye kure. Ndabyibuka ku wa gatanu no ku wa gatandatu ntabwo yigeze ajya ku manywa, yaragendaga nko mu cyumba akifungirana ugasanga ari kurira, nkahita mpunga, akarira nk'umuntu uvuye kure. Icyo kintu yarakinsigiye, yakundaga kumbwira ngiye gusenga akenshi muri Foursquare, akambwira ngo hari ahantu bajya bamugora ngo kubera ukuntu ngo abona abantu baba bifunze, ngo abantu barifunga ngo ukagira ngo bagiye mu bukwe, ngo bagiye gusenga. Yakundaga kwicara ari ahantu wenyine ukumva ararize, akajya avuga ngo mana we, mana we. Yanagira umutima woroshye cyane imbere y'Imana, icyo kintu arakinsigiye, ntabwo nzigera nikomeza Museveni, ndabigupromisinze, ningera imbere y'Imana nziyoroshya. Ikindi kintu nshimira Museveni arusha abantu benshi, uretse ubwenge Imana yamuhaye, ibyo byo ababizi barabizi, yari umunyabwenge mu buryo bwo hejuru. Ariko icy'ingenzi ndamushimira cyane kubera ukuntu yakundaga gukora. Ubuzima bwiwe akenshi yabaga ari gukora, arabikunda cyane. Yigeze kumbwira ngo uzirinde kuba umunebwe, nicyo kintu cya mbere kibi kibaho. Museveni Imana imuhe umugisha, ahantu agiye ni heza, ndabyizeye, umutima wanjye ni umuhamya, kandi Imana ishimwe ko abantu bashobora kurenganya ariko we ntabwo yarenganya. Iruko ridashira mwana wa mama. Ndashimira Imana kuba kuri uyu munsi wo gusezera Shemeki. Museveni yagiraga ukuntu abana n'abantu mu ibanga. Museveni yari inshuti. Shemeki ntabwo yanyitaga Shemeki, yanyitaga ngo berebere. Uri kwamamagaye akabaza akavuga ngo berebere, agakubita igitwenge. Museveni yagiraga ukuntu asabana n'abantu, akaguhamagara akakuramutsa ashaka kumenya uko umeze. Ndashimira Imana yamujije na Museveni. Museveni namwigiyeho byinshi. Museveni agiraga karagiteri, mwashwana karakara vuba, amara nk'iminota ingahe Museveni akabyibagirwa ugasanga nta kintu cyaba. Museveni nta kintu namuvugaho, nta magambo mfite yashira, ariko mfite amagambo amwerekeza yo kumushimira. Shemeri, natekereje ngo uyu munsi navuga, ariko ndavuga ngo gushimira. Shemeri, ndazi ko wanyumva. Itara rifite kukubwira uko wa munsi waje netrate, ariko narizi ko ari umunsi wo gusezera. Waramamagaye urambwira ngo berebere tuzasangirizanya umwaka. Shemeri, nakwiteguriye kuko nakubonaga gake, kwitegura nk'abashyitsi igihumbi kandi uri umwe. Ikintu aya marira afite si ay'umubabaro. Shemeri nayo ibyishimo. Shemeri warasezeye mu isengesho. Isengesho ryawe ntabwo naryibagirwa. Iyo ninjiye muri salo ndacyibuka, turasenga, umugisha wadusabiye
turasengeye umuryango shebe ibyishimo mfite turasenga Imana iduha amasezerano na premier Davidi nawe twasengeye shebe waje kumbwira uko Imana yabikoze waje kubona akazi keza nzi ko none mfite amashimwe kukubwira shebe nzi ko tuzahura mvuye i Burundi kumbe nawe Imana aragusubije none umunsi wari uyu wo gushima ndashimira Imana yumvisha amasengesho y'uriya munsi ndashimira Imana yabikoze shebe kandi sinzakwibagirwa ikinezeza no hari urwibutso wasigiye shebe izo ndabikuzirikana hari urwibutso wasigiye hari urwibutso wasize mu rugo rwanjye aho hantu zaciye ntabona bashoboza kumenya gusa kora zawe uzikira zazikumbura nakwigiyeho byinshi warakoze urukundo wagiraga ni kumbura uko ridashira turagukunda bawe tuzahora tukuzirika nishimwe hari umuririmbyi wavuze ngo nubwo bimeze gutya Imana ni Imana kandi nubwo muhamubona twacitse intege z'umubiri ariko turakomeye ndashima Imana ko Imana yari yarambaye Museveni k'impano ubundi twebwe hano turi ku isi turi abarezi nyiri mwana iyo amushatse nyiri mwana azaza akamutwara rero nshimiye Imana ko yari yaranyizeye ikampa Museveni iminsi twabanye Imana yo mu ijuru yahabwa icubahiro ubundi kandi ndashima Museveni ubutwari bwiwe gusa hari ikintu mpaye mbona ni ukunsengera cyane Museveni yarampamagaraga akambwira ijambo rya mbere ngo ariko nguzi ko ngukunda icyo nicyo kintu mpaye mbona wenda nzarwana nacyo ariko mu bundi buzima Museveni nubwo mubona tubabaye ariko hari byinshi nzamwibukiraho twishimanye Museveni yari umwana mwiza kandi nubwo twabimenye ku wa gatandatu ariko hari iminsi twabimenye kandi je ku wa gatandatu nubwo naza numva nacitse intege ariko hari umunsi nacitse intege ndanarira ndarangiza ariko kandi akumenya Imana iza kunyereka Museveni icyo kintu cyakomeje nabwiye Imana ngo se wa Mana we Museveni uko azazuka mu we muzuka Imana inyereka Museveni irambwira ngo mbona bazaniye amafoto abiri inyereka Museveni arambwira ngo dore Museveni waruzi noneho dore na Museveni wundi tegereje numva mu mutima ndaruhutse mu by'ukuri numva mfite intege z'umubiri keya ariko ndakomeye nta kibazo mfite habe na kimwe mu by'ukuri Museveni amushima cyane Museveni yari umuntu utagira ikintu azahakana wanamubwira ikintu ukagira ngo ntiyacyumvishije wavuga ikintu akumva utarisa yakira icyo yakumarira muri ako kanya kandi yaba nta kintu yari yicaranye akaguhunga no kuri telefone Museveni yari umuntu yari impari yari asanzwe ubundi je nageza mbona Museveni kabona sinzi tuzomarana igihe yageze abona yageze agira umutwaro w'uwundi muntu ukabona yashize akakubwira ikintu cyose
twavuga akavuga ngo mukomere gusa nta kibazo mama ngo ibyiza byose ngo biri imbere. Rero Museveni nzamwibukira ku byiza nubwo tubabaye ubu nyine, ariko hari byinshi byiza tuzamwibukiraho twakoranye. Kandi hari umuririmbyi wavuze ngo imibereho y'umuntu ngo ni ibanga rikomeye, ngo azamenye iminsi amaze ariko atazamenya iyashigaje. Mu by'ukuri Museveni nta kumwibazaho. Museveni yari intwari. Museveni kuri Noheli yanyandikiye amagambo, anyandikira ibipande bikomeye cyane, n'ubu ndacyabigenderaho kandi sinzabireka. Aranambwira ngo Imana ntizemera, yaraduteguzaga arambwira ngo Imana ntakwizemera ku mukiranutsi ngo asabirize, ngo kandi ntizemera ku mukiranutsi ngo yicwa n'inzara. Iryo jambo sinzarivaho. Museveni yadusigiye ikintu gikomeye mu rugo rwacu, yari intwari. Museveni ntiwobabaye ngo abyemere kubabara. Museveni uko yambwiraga ngo yankundaga, hari ukuntu yageze anyita ngo nshuti, twandikirana akambwira ngo inshuti, nanjye nkamubwira ngo ndabizi, ariko ikintu nasigayeho sinzi zabona telefone imbwira ngo ariko wari uzi ko ngukunda. Museveni ntagende, tuzahora tumwibuka. Kandi Museveni ubutwari bwe Imana izabumuhembera ibintu byinshi. Inama ziwe akiri muto, akiri umwana, ndamwibuka baja ku bigo by'ishuri, kubera ko yari umuntu ugira ubwenge bwiwe bwihariye. Yarazaga akakubwira ngo nimba mushaka ngo ibintu by'ishuri ngo jewe mubanze mundeke, ngo mubanze mushugurikira abandi ngo nta kibazo cyane. Ikintu cyose agashaka kwigira uworoshe. Rero Museveni Imana imuha umugisha, kandi itagira ngo nihanganishe abavandimwe be. Ni ukuri mwihangane, umuryango wacu wihangane. Ibibazo turimo kugenda duhura nabyo ni ukubyihanganira, ni mu isi nta kundi twabigenza. Mu by'ukuri turakomeye kandi turakomeye, namwe mukomere. Abantu bose bari bashamikiye kuri Museveni n'inshuti, mukomere. Museveni aho yagiye niho heza, aho yari ari hano. Mu by'ukuri ubu mubona turababaye gutya ku mubiri intege, ariko tuzabona Museveni. Rero ndabihanganisha bakabana Shantare, mwihangane kabisa. Mwihangane, ni mwebwe mwabonye Museveni bwa nyuma. Jewe nubwo twavuganaga ayo magambo twari duherukana, yari yaraduteguje ko azoza ku minsi mikuru ya Noheli, ariko ntibizakunda. Mu by'ukuri nubwo ni mwebwe mwaherukana, nageraga ngo mwihangane mwese, mukomere, oroga yihangane, nta kibazo. Museveni amagambo meza mwatandukanye ariyo muzoza muzirikana iminsi yose. Rero ndabashimiye abantu bose bumvishije aya makuru badufata mu mugongo. Ni ukuri twabonye abantu baraduhumurije. Imana namwe mwese ibaha umugisha. Ababaye bugufi w'abana, Imana ibagirire neza. Aba bantu bose baje kudufata mu mugongo, mu by'ukuri Imana ibaha umugisha. Tubizeza nuko dukomeye kandi turi abakirisitu cyane, nubwo noneho ntari mfite cyane, ndabwongera kugira ngo nzobane na Museveni. Ari inshuti yanjye. Museveni ndamukunda, nzakomeza mukunde, kuko sinzamwibagirwaga, nta no kwibagirwa Museveni. Imana ikomeze umugire neza kandi izamuha umugisha. Barakoze cyane. Ndagira ngo mpindureho gatoya, aba bantu bose nimwicare, nanje nsezere Museveni turi twenyine, kuko hari nawe ari wenyine, si ngombwa ngo nje uhagararana n'umuryango n'abatari kumwe nawe. Ndakomeza abana banje bari hano, kuko mwabyumvise, umuryango wa Kabuba, by'umwihariko Shantare,
wabanye na musaza wiwe muri iyi myaka hafi 3 yarishize, abari nawe umuserukaho bwa mbere, yakoze ubutwari. Bana banje mukomere, ndetse na mama w'umwana abandi twese tuvukana. Ndibuka hariya mu gitabo cya Zaburi bazabavuga ngo Dawudi yararwajije umwana acika intege arababara. Twarababaye tukivuga tumva inkuru ngo twabuze Museveni, baramushakisha arababara, twari tugifite icyizere ko tuzabona Museveni. Ubu rero aho bigeze twabonye umurambo wa Museveni, nabyo ubusabusa burataburiburi, yari no kugenda kuko bamushatse iminsi arabura, yari no kugenda tukamubura, tukicara duhaye twikango tubonye, ariko ubusabusa burataburiburi tubonye Museveni turamushinguye. Mukomere muryango, Museveni ntakigarutse mu muryango wacu, ahubwo ni twebwe tuzamusanga. Niho nari mvugiye bya jambo, muhaguruke dukore twiteze imbere, abiga bige, abakora bakore, dukomere tuzibicuho, umuryango ukomere. Murakoze cyane. Ndashimira kandi ndakomeza cyane basekuru bakomere cyane cyane umubyeyi wanje wavuye kuri yo mwabonye, nawe yavuye kure nkanje aza kugira ngo tuze guherekeza Museveni. Mukomere. Icyo nababwira muryango wacu, nibutse ijambo muri Bibiliya bazabavuga ngo umuhinzi ngo yaragiye ahingira uruzabibu rwiwe, ararubagarira araruvomera rurakura, ariko ngo ruje kwera ngo rwera indibu. Mwihangane, azavuga ngo nurubanza, sinzi uko umuntu yakijije urwo rubanza. Ubu ngubu Museveni twaramuhingiye turamuvomera arakura, twari tugeze gusarura imbuto, ariko rero urupfu utugiriye nabi ruraduhemukiye. Ubwo nurubanza rwacu n'urupfu, naje uko Imana izarukiza niyiruzi. Mukomere natwe twihanganye. Reka nshimira abantu, ndashimira abantu. Wikubitiro hari abantu ngenda mvuga, wewe ndakuvuze tugire ngo nukwibagirwa, ariko hari abantu bankuze ku mutima. Umuryango wa Zaburoni n'uwa Sebambe babaye hafi y'umwana wanje mwibura ryiwe, n'abari bahari bakora ibintu bikomeye. Bose Imana yarabafashije, bari batunze imodoka barazikoresheje, ta essence bansabye, bagiye hirya no hino, nibo bageze imbere iriya, bakoze ibintu bikomeye. Sinabona uko mbivuga, gusa hari umugabo w'umunyabwenge wavuze ngo ukorera abantu neza, nubakorera nabi bazabikubaza, kandi nibatabona uburyo Imana izabikubaza. Mwabantu mwe, nanje umuryango wanje nubona uburyo uzabitura ibyiza mwakoze, kandi nutabona ubwo buryo Imana izabibiture. Ndashimira umuryango wo kwa data bukwe, twabanye nabo intambwe ku yindi, umwana turavuka tumubyara twese, barakomeye, bahagarariwe cyane na Rukeba na Mutoni n'abandi bose basekuru bari hariya, nubwo mvuze abo ngabo ariko n'abadamu babo barakomeye, baraza aho ntari barahagarara mu cyuho. Ibi byose muhaye mubona nta kintu canje na kimwe kirimo, ni ibintu bahagurutse bose bahamagaza imiryango, mwese murahaguruka murafatikanye. Muryango mukomere. Museveni siwe wa mbere tubuze. Umuryango wacu wo kwa data bukwe tumaze iminsi turibuka abantu benshi twabuze Kinyana, twabuze Bisabo n'abandi benshi ntavuze, nabo nukunguku ntabwo uyu yari wikirenga, ariko twabayeho muraseka murishima, mwambara neza, murarya murahaga. Nubundi tuzabikomeza, turi kumwe, mukomeze mwihangane natwe twihanganye. Shimiye abantu bose bumvishije iyi nkuru bagahaguruka, abantu bose batuye hano no hirya no hino. Mu byukuri ndashimira umuryango w'amanyana yanje, se uyu mukazana wanje, barahabaye hafi, ibintu byinshi babikoze imbere na madamu wiwe, tunaziranye. Umwana wanje yashatse hano ntahari, tuziranye bukeya. Manyana yanje y'umugore yarinze kunibwira ngeze hano, sinarimuzi, ariko barahagurutse tubana hariya. Nukuri mwagize neza cyane. Reka ndeke kuvuga amazina y'abantu, nagira abo nsiga kandi bari ngombwa. Nababonye abantu bose no kwa Muyombo Iwacu nabonye wanje, baraje bose barampamagaye, barantelefonye, baramfashije ibintu byose. Abantu bose dufitanye amasano n'abandi bose batabizi. Urupfu rwa Museveni bwampujije n'abantu benshi, kandi nabonye ukuntu abantu bafasha. Nanje Imana izamfashe, nzafasha bazahura n'ibyago nk'ibi ngibi. Bantu mukomere, mwihangane. Umuntu wese umurimo wende woroshe, nukubona umuntu yinjiye nkuru ya musoro uri hariya wa Yona, akamwicaza hano, akamuha intebe. Uwo muntu azoba yarakoze ikintu gikomeye, kwicaza umushitsi ukamuheza intebe cyangwa ukamwimukira, cyangwa nuwaranze abantu wakamurangira ngo ni hehe ahantu uyu mwana wanje abarwa kabuba hasa
n'ahari nk'inyuma y'umuhanda benshi bahaza bamanuka nijoro bakaza kubatega. Mwumve ko mbashimiye, Imana izabiture ibyo mwakoze byose. Hanyuma rero mwana wanje Museveni, ngiye kugusezera. Ndagushimira kwikubitiro, ndagushimira kuko wambereye umuvyeyi w'umwana wanje, wabaye umuvyeyi wa Chantal mu minsi mikeya, kandi nanje nari mpari. Uramusigasira, umukorera byose. Ndagushimiye ineza wamukoreye sinzayibagirwa. Museveni aho yavuye avi wanje, azi wanje simpazi, ico nzi nuko nanje nahavuye. Umaze kugera mu rugo narakwakiriye kubera umuvyeyi umbera umwana, twarumvikanye muri byose, warantunganiye nanje ndagutunganira nk'umuvyeyi. Nta deni narimwe kugirira, nawe nta deni wangiriye. Urupfu rwatse ubuzima, wamfashije mu minsi yawe wari uriho iyo ariyo yose. Ahasigaye Museveni, wansize wagiye, nubwo utansezeye, ariko ndibuka ko mu bubabare bwawe umunota wa nyuma utibagije, utaretse kwitabaza kuntakira ngo umbwire ngo data we ndapfuye, papa we. Iyo mba hafi mba naragutabaye, ariko kubera nari ndi kuri sinabishoboye. Subuhemu nagukoreye, ariko waransezeye mu gihe wamvuze mu izina, waransezeye. Ikindi rero mfite icyizere yuko tuzabonana. Umuririmbyi niko yavuze, aho ugiye simpazi, ariko nanje nzahaje. Mfite amasezerano ko nanje nzahaja tugahura. Hari umuririmbyi wavuze ngo kandi ababyeyi n'abana babo n'abavandimwe batandukanye abishwe n'urukumbuzi tuzahura. Uwo munsi turamukanye, tubazanye amakuru n'uburyo wagiye, muzabimbwira, duhoberane, dukomeze ubuzima. Kwifurije iruhuko ryiza, Imana ikwakire, mubaye murakoze. barahirwa abapfa bapfira mu mwami.
ijuru. Uko nukuri tuzahozwa amarira, iby'amaso atarabona n'iby'amatwi atarumva, ibyo nibyo tubikiwe. Nimbona Yesu, nimbona intwari zanesheje, nzahora erega tuzajya mu ijuru. Uko nukuri tuzahozwa amarira, iby'amaso atarabona n'iby'amatwi atarumva, ibyo nibyo tubikiwe. Nimbona Yesu, nimbona intwari zanesheje, nzahora barahirwa, barahirwa abapfa bapfira mu Mwami. Umukatiye baruhuka imiruho, imihati by'isi, kuko imirimo yabo yose ukuri barahirwa, abapfira mu Mwami. Umukatiye baruhuka imiruho, imihati by'isi, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibaherekeje. Aho bageze niho heza, twese dusiganirwa, kandi ni naho Umwami wacu aganje Yesu. Ubugingo bwo twarabugabanye. Aho bageze niho heza, aho bari bari, kandi ni naho Umwami wacu aganje Yesu. Yesu, ubugingo twarabugabanye. Aho bageze niho heza, twese dusiganirwa, kandi ni naho Umwami wacu aganje Yesu. Ubugingo twarabugabanye. Kubw'amahitamo yanjye ntaricuza na rimwe, muri wowe nahabitse ibyiringiro byanjye. Ibyo byiringiro bimfitiye ubugingo, nyuma y'ubu buzima hari ubwiza kurutaho. Kubw'amahitamo yanjye ntaricuza na rimwe, muri wowe nahabitse ibyiringiro byanjye. Ibyo byiringiro bimfitiye ubugingo, nyuma y'ubu buzima hari ubwiza kurutaho. Nawe ubyemeye twajyana, nyuma y'ubu buzima hari ubwiza cyane, hari ubwiza kurutaho. Ngwino nawe Umwami wacu yakira bose, nyuma y'ubu buzima hari ubwiza kurutaho. Ngwino tuve mu isi y'abapfa, tujye mu isi y'ababaho iteka, nyuma y'ubu buzima kuri hari ubwiza kurutaho. Iby'amaso atarabona n'iby'amatwi atarumva, nibyo tuzabonayo, kandi nibyo tuzumva. Hari ubwiza kurutaho. Nyuma y'aka gahinda n'uyu mubabaro hari ibyishimo by'iteka ryose. Nyuma y'ubu buzima, ukuri n'ukuri hari ubwiza kurutaho.
ibyiza nibyo bikiye abamukunda. Nyuma y'ubu buzima hari ubwiza kurutaho, nyuma y'imibabaro y'isi hari ibyishimo bidashira.